Aisha ati abahungu bose muri CTU barabatoranyije badusigira amagweja n'ibimonyo. Ngabo ntago ari amagweja. Ese ubundi kukimwe babita amagweja? No. Nta mugore ushyira mu gaciro icyo gihe ubututse musaza wanjye, icyo gihe ubututse umugabo wanjye, icyo gihe ubututse umuhungu wanjye nabyaye nanjye ntenyeneye kaba umugabo, icyo gihe ubututse musaza ntago ari byo. Bivuga ngo rero nta mugabo muzima ubaho bose n'ibimonyo, kubera ko bari abagabo ntago bavuka ku biti, bavuka ku bagabo. Amagweja ni ibinyabwoya. Yena se amagweja muri pepiniere. Aisha, ese uko ko buninde uzakurongora? Abasore twari buzabane nabo bose babajyanye CTU. Ibi byagutera kwibaza ngo byagenze gute kugira ngo societe nyarwanda yisanga aha. Mu bikorwa byo kwiyamamaza byatangiye tariki ya 22 Kamena birangira tariki ya 13 Nyakanga uyu mwaka turimo wa 2024 nibwo abantu benshi bamenye icyitwa CTU ari cyo Counter Terrorism Unity mu magambo arambuye. Mbere y'ibikorwa byo kwiyamamaza cyane cyane ku ruhande rw'umuryango RPF Inkotanyi mpamya neza ko nta bantu benshi bari bazi neza icyo CTU ari cyo. N'ubu ngubu hari bamwe bataramenya icyo ari cyo. CTU ni kimwe mu byiciro bigize icyitwa CCTC Counter Terrorism Training Center, rikaba ari ishami rya polisi y'u Rwanda riherereye mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburengerazuba. Ryashinzwe mu mwaka wa 2013. Iri shami rigizwe n'ibyiciro bitatu ari byo Special Force Wing, Counter Terrorism and Intelligence Wing ndetse na Specialized and Carrier Course Wing. Bikaba byose byuzuzanya mu gutanga imyitozo yihariye igamije kurwanya no gukumira byihuse ibikorwa by'iterabwoba iryo ari ryo ryose. Icyiciro cyamenyekanye cyane ari cyo CTU cyagaragaye ubwo abakigize bari bashinzwe umutekano w'umukandida w'umuryango RPF Inkotanyi Paul Kagame mu bikorwa bye byo kwiyamamaza. Ndetse tutibagiwe ko mu bari bagize itsinda ryari rashinzwe umutekano we hari harimo n'umwana we bwite Ian Kagame, akaba ari nawe wakomeje kuvugisha abakobwa batari bake amagambure. Gusa imbaga nyamwinshi bishimiye uburanga bwa Ian Kagame ndetse n'abagenzi bari bafatanyije uno murimo. Ubwo abandi bakobwa bose bari bacecetse, DJ Brian yahise ajya kuri YouTube channel ashima imyitwarire myiza ndetse n'uburanga bw'umuhungu wa perezida Ian Kagame. Aboneraho no kunenga abasore bafite imyitwarire mibi aho yabise inyerebere. Niba ako mwanyerebende mwe mubuzwa n'iki kugira mubuzwa n'iki kwiyoroshya nta n'ikintu muri cyo. Yakomeje avuga ukuntu Ian Kagame agira ikinyabupfura cyinshi kandi ngo ari uw'igikundiro ndetse umukobwa wese yamwifuza. Niwe ariko n'abanyamugisha bariya ntago bavumika. Undi mwari utararipfanye wamenyekanye cyane mu gukina komedi ndetse na filime uzwi ku izina rya Aisha, nawe yasutse imbamutima ze hanze ubwo yagize ati uwatoranyije bariya basore yadutwaye abagabo adusigira amagweja n'ibimonyo. Mwana irarema pe iki ngabagabo ngo bari imbere, ngabagabo ngo mu muhanda. Umuntu watoranyije bari abana ba CTU kuki yatwaye abagabo bacu bose? Kuki yatwaye abagabo bacu bose agasiga amagweja ibimonyo bari ibiki akabasiga twise ibimonyo. Ndetse yongeraho ati uwanamunyereka nawe nkareba uko asa kuko we noneho ashobora kuba arenze. Umuntu wabatoranyije se basi we ameze gute? Urumva wararenze cyane. Ariko yani aho wakwibaza uti ese abashinzwe umutekano bo muri CTU ntago bemerewe kubaka ingo ko abakobwa bikoreye amaboko hanze aha bavuga ko babatwariye abagabo. Aisha ura mungu bamumpepe. Aisha zakora iki? Nzakora isano ry'iki? Aisha zakora iki? Si umwana wa papa wacu? Iyi mvugo inkindi yakoresheje ati badusigiye amagweja n'ibimonyo yakoze ku mitima ya benshi. Baravuga bati turashize noneho. Ubwo umugabo wese utari muri CTU ni igweja, utari igweja ni ikimonyo. Babise inyana z'imbwa, babise Brian yavuze hambwa nazagira imbwiza ku Aisha kimara kutwita amagweja n'ibimonyo. DJ Brian nabwo yanze kuripfana araza aravuga ati ese ninde wakubwiye ko aba CTU bashobora kurongora ibyondo babona amasibo? Ko ninde wawe kwa mwana wo muri CTU
kurongora umugomora igiki ninde mwana wo muri siti uzaza kurongora icyondo nkabona si aha byatuma wibaza ngo ese icyondo ninde sima ninde ese aba bakobwa babiri batandukaniye hehe ni iki Aisha yarushije DJ Brian ni iki DJ Brian yarushije Aisha abahungu bamwe bati nta birenze siwe wa mbere kandi sinawe wanyu mudututse namutetse ijoro itwara mubabariye nkanzwe iyo nguyu ibi byakomeje gutuma batari bake biganjemo igitsina gabo bibasira Aisha ku mbuga nkoranyambaga bati waradusebeje ndetse watutse abagabo bose muri rusange kuko umubare munini w'abagabo mu Rwanda ntago bari muri siti. Abandi nabo ngo barashatse kumukosora baramufata bamuterekanya n'icupa rya mitsingi. Wahita mwiki Aisha cyangwa mitsingi dore ngo abantu baramanuka ngo ase mwana ngo wajya ureka kugereranya icupa n'igweje akazi ngo kutongeyeho ko mitsingi itera akanyamuneza se uratukanye hita wikura kuri X urabona akantu ugereranyije na mucyura buhoro no nukuvuga ngo nabo bamuburiye icyubahiro kugeza ubwo bamugishyira munsi y'icupa rya mitsingi. Ndetse hari n'abagarutse kukuba muri CTU harimo n'abakobwa bakamubaza batese noneho wowe kutabarizwa muri CTU waburi iki natwe tugushakira izina gusa izina nta ryabonetse kuko ijisho ntago rihorwa irindi kandi kiza nuko nyuma yo kumenya ko yakosheje agakoresha amagambo atari meza Aisha ku itariki 19 Nyakanga yasabye abagabo bose imbabazi agira ati nakoresheje amagambo atari meza nita abagabo amagweja ariko nabonye ko umuntu amanika gati yicaye wajya kukamanura ugahaguruka none nsabye imbabazi abagabo bose sinzabisubira. Iyi nkuru yakomeje gucicikana ku binyamakuru byinshi bamwe mu babyanditseho n'igihe aho banditse ati umukinnyi wa filime Inkindi Aisha yasabye imbabazi abagabo yatutse. Kenshi na kenshi umuntu asabye imbabazi akunze guhita zihabwa gusa kuri Aisha siko byagenze byakomeje kugorana kubera ko yari yakomerekeje abasore benshi. Nabonye usaba imbabazi abagabo ntago ukwiye gusaba imbabazi abagabo gusa usaba imbabazi umuryango nyarwanda wose. Muribuka yuko na Mutesi Jolly yigeze kuvuga ngo abasore ni inyana zimbwa. Iki ni ikintu kitazibagirana mu mitima y'abanyarwanda cyane cyane abasore bakoresha imbuga nkoranyambaga. Ni nako byagenze kuri Aisha bahise bamugereranya na Mutesi Jolly bamwe bati ibi ngibi ni ukwiyerurutsa abandi bati nyiragweja rwose nazisabe kuko yararengereye cyane pe nategereze yihanganye kuko gutukana sibyo bizamuhesha umugabo ntazongere ntaza kwiye ibyo babyita kwiyerurutsa. Ubwo nimba ubona turimbura mu maro cyangwa se amagweja nakomeza bifata uko abyumva naho imbabazi zo no pressure. You can say sorry but you cannot change the story. Uko yabasa kose ateye kose nta kintu kimuriho adafemels badafite. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntukanogera umwana ngo urareba nyina nanjye ni ntukana nanjye bazamanukana guhera none bisoreze kuri Aisha. Kuba uri umustar ngo ufite platform biguhereza umubare w'abantu benshi bumva kandi bakanizera ibyo uvuga bakumva neza yuko ibyo uvuga ari ukuri. Ni nayo mpamvu abantu benshi twagakwiye kwitwararika mu byo tuvuga tukamenya neza yuko ibintu turi kuvuga biri kubaka societe cyangwa bigiye kuyisenya. Ariko nanone dukunze kugaya abantu bavuze tukirengagiza ababahaye umwanya wo kuvugiraho. Nubwo abantu benshi bakomeje kugaya Aisha bakavuga bavuze ibi ntago twakwirengagiza yuko ikinyamakuru yabivugiyeho gifite chief editor kuko abantu editing content bagakombye kunononsora bagafitaringa ibikwiye kujya ku karubanda n'ibikwiriye kuguma inyuma ya kamera. Ariko nanone nta wakwirengagiza yuko uranga bwa Ian Kagame n'abagenzi be bo muri CTU bwakuruye ubakobwa batari bake. Ari nayo mpamvu nagira inama abasore bose kuza tukubaka body